Ese koko Brucemelodie ni the goat? Niba ukurikirana amakuru anyura ku mbuga nkoranyambaga ushobora kuba waramwumvishe Brucemelodie avuga ko ari the goat. Myself, I don't like goat because I'm the goat. Gusa hari benshi bakomeza kuvuga ko ari ukwikina. Ariko reka nkubwire, iyo bimeze gutya fact cyangwa se ibimenyetso simusiga nibyo byivugira. So izi fact ni nazo ziza kutwereka ko ibyo avuga ari ukuri. Guma hafi kuko impamvu ya munani ntiraza kugutungura cyane. Fact ya mbere, gukora indirimbo zikora ku mitima y'abantu kandi mu buryo buhoraho. Ese hari umuhanzi usohora indirimbo zose ugasanga abantu barazumva bazisubiramo uko zirangiye? Uwo ni Brucemelodie. Indirimbo nk'ikinyafu yakubonye streams zibarizwa muri za million mu gihe gito cyane. Si yo yonyine gusa kuko indirimbo ze zirimo niyo aherutse gusohora bitiyo foto zirimo ziri guca gahigo mu kuba zibarizwa mu million y'ama-views mu gihe gito cyane. Bigaragaza urukundo abantu bakunda indirimbo ze. Twavuga ko uyu mugabo ibyo gukora ibihangano bikora ku mitima y'abantu abizi neza cyane. Ese hari undi muhanzi mu Rwanda ukora indirimbo ziri hit mu buryo buhoraho nk'uyu? Siga muri comment indirimbo ya Brucemelodie ukunda cyane turebe ko twahuza. Fact ya kabiri, umunyarwanda wa mbere watsindiye Trace Award. Ibaze gufata ibintu ukabishyira ku rundi rwego utari ku bwawe gusa ahubwo n'igihugu cyose muri rusange. Mu kwakira mu 2023 Brucemelodie yageze ku bintu bikomeye, aba umunyarwanda wa mbere wegukanye igihembo cya Trace Award, intsinzi ikomeye itagaragaza impano gusa ye ahubwo izamura umusinyarwanda mu rwego mpuzamahanga. Gutwara iki gihembo ntibyarangiriye aho gusa ahubwo byabaye nk'ubutumwa bukomeye. Igihe Brucemelodie yatsindiraga Trace Award ntiyashimiwe gusa kubera impano ye ahubwo yanashyize Rwanda Music Rwanda mpuzamahanga. Ibi bigaragaza ko umusinyarwanda ugezweho kandi witeguye kumvwa n'isi hose. Fact ya gatatu, niwo muhanzi wa mbere wabashije kujya muri Top Studio Africa. Reka tuganire ku ruhando mpuzamahanga. Brucemelodie ntabwo yagizwe no gukaba mu Rwanda gusa ahubwo yashyize igihugu cyose ku ikarita y'isi mu muziki ubwo yabaga n'umuhanzi wa mbere mu Rwanda utumiwe muri Top Studio Africa. Ibi ni ibintu bikomeye kandi bigaragaza ko Brucemelodie abasha kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga. Muze kwandika muri comment undi muhanzi muzi wagiye muri Top Studio Africa turebe abazamukurikira. Fact ya kane, gukora indirimbo na Shaggy. Ese wigeze wumva Shaggy aka Mr Bombastic? Ni wa mugabo uzwi cyane mu njyana ya reggae. Brucemelodie yaricaye aravuga ati ngomba gukora indirimbo n'uyu mujamakazi nakabuze. Brucemelodie yakoranye nawo mu 2023 ni nko kumva umuraperi wakoranye na Jay-Z, bari ibintu birenze. Kwifatanya na Shaggy mu muziki ibi bigaragaza ko Brucemelodie yarenze imbibi za gakondo agana ibindi bihugu. Ese ni bangahe mu muziki nyarwanda bashyira imbaraga mu kwagura imiziki nyarwanda nka Brucemelodie? Mbere uko dukomeza, niba ubona izi video dukora zigushimishije kanda like. Fact ya gatanu, gukoresha imbuga za muzika kuri internet neza. Imibare ntabwo ibeshye kandi niba wibaza uburyo abantu bakunda indirimbo za Brucemelodie, reka tuvuge iby'imbuga zicuruza imiziki. Urebeye ku mbuga z'imiziki zirimo nka YouTube cyangwa Spotify, uraza gusanga indirimbo ze zikunda gukusanya miliyoni y'amajwi y'abazireba, bituma abo muhanzi ukomeye muri urwo rwego. Uyu mugabo ntabwo asohora indirimbo gusa ahubwo yamaze kuba yafata telecommande ikontora amarangamutima yaho bihangano bye bijya. Kanda kuri like niba ujya wumva indirimbo za Munyakazi ukisanga uri kuzisubiramo kenshi. Fact ya gatandatu, amasezerano y'amafaranga menshi. Ese bigeze wumva Kigali Arena? Brucemelodie ntabwo ari umuhanzi w'iteramiramo gusa ahubwo yanasinya arenga miliyoni 150 contracts muri nk'umuntu wamamaza cyangwa se brand ambassador wa Beka Arena. Amasezerano nk'ayo angana gutyo y'amafaranga angana gutyo ubundi ni ibintu bibonwa nk'abagwemeza mirimo nka the goat. Umuhanzi wese ugeze ku rwego rwo gutahana igikapu cy'amafaranga angana gutya ntabwo aba ari umuhanzi gusa ahubwo aba arimo kubaka urwego rw'ubucuruzi bwagutse kandi ruteye imbere. Kanda subscribe niba uri mushya hano. Fact ya karindwi, kwigisha abandi bahanzi bakiri bato. Kuba the goat ntabwo ari ukuzamuka wenyine gusa ahubwo ni no gufasha abandi kugera ku byiza. Turabaza abahanzi benshi bo mu Rwanda Brucemelodie yagiye afasha haba mu kubagira inama mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse no kubaha umwanya. Uyu mugabo ntabwo arimo kwiyitaho wenyine, arimo no kubaka inzira y'ahazaza h'umuziki w'u Rwanda. Ese ni uwuhe muhanzi ubona wagafashijwe na Brucemelodie? Andika izina rye muri comment section. Fact ya munani, umuhanzi ugira influence nini kurusha abandi. Impamvu imwe ikomeye ariko yirengagizwa cyane ituma Brucemelodie yitwa goat ni influence afite ku mbuga nkoranyambaga. Muri iki gihe kuba umuhanzi ukomeye ntibigarukira ku kuba ufite umuziki mwiza ahubwo bisaba no kugira ijwi rikomeye kandi rigera kure.
Kubera ibi rero Brucemelodie yagize umuziki w'u Rwanda ku mpuzamahanga. Dusubiye ku mibare yacu, usibye kuba ari wo muhanzi nyarwanda ukurikirwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram na YouTube, ahubwo n'ibikorwa bye bishimisha kandi bikagira ingaruka ku bamukurikira mu buryo butandukanye. Abafana be nibo mukunda gusa banamusubiza muri comments bagatanga ibitekerezo byabo bikaba nk'ikiganiro. Ibi nibyo byubaka umubano udasanzwe hagati ye n'abafana. Uyu mubano kandi ni umufasha kurema umuziki w'u Rwanda ukarenga ururimi n'umuco maze akawugeza hose ku isi. Iyo Bruce ashyize post ku mbuga ze ntabwo aba ashyizeho umuziki gusa, abatangije trend nshya, atera ishyaka abandi bahanzi cyangwa se agaragaza u Rwanda ku isi. Afite ubushobozi bwo kuba yayobora amakampeyini, gutangiza imirongo y'ibitekerezo no kuzamura abafana be. Ngahe nguko izi zari fact cyangwa se impamvu simusiga 8 zigaragaza Brucemelodie ko ari the goat. Ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo no muri Afrika. Ndagushimiye wabashije kurangiza iyi video, duhure muri comment section umbwire niye ngingo yatunguranye cyane. Naho ubutaha.